Blaze Rwanda. Halo. Halo. Karame. Sawa zegereza ameze ute? Ni sawa sheri. Umeze neza? Nameze neza cyane. Ukaba numva wishimye ra? Kumva wamamagara nkabura kwishima koko. Sha, umenye ibyishimo ufite ugiye no kunyishyura amafaranga yanjye pe. Akakareze cyane ubu koko ya mafaranga nagoye se yagushimishije reba ibintu wankoreye nka variya muri ziriya ketse z'iwanyu neje abantu ngo nakurongoye nanga kukwishura aramemukiye shu. Reka nkubwire rero. Abagabo b'imbwa turabahazi. Umuntu w'umugabo. Hoya umva nyine. Ndabizi ubwo nta kindi gitumye umamagara nukunyurira ari kumva. Nanjye ngareka nkubwire narabuze uko mbikubwa buriya wumvaga yuko ndi bufate ibihumbi byanjye 3 nkabigwa hejuru y'iriya mbwa y'umumotari yari imagaze hejuru utuma njya kurongora nihuta njye ubona ndisake ku buryo ndongora. Ase wa mbwa wari wowe umuntu wemeza ibihumbi 3 hejuru y'itwakenya naguhaye niko tutanyishi. Nyine ndakubwira nandi kukubwira wumve mama reba ndaje nyikinjira na nyigiseseka amati ngo hari umuntu ngucaka numva ruri gukoma. Ntabwo wishimye? Iriya mbwa y'umumotari sari gutuma nishima gute imagaze hejuru. Ntabwo twavuganye iminota 10. Iminota 10 se umunota umwe nakoze ukahita unkuraho. Ahubwo wowe umuntu ushyiramo agatinda kurangiza bingana kuriya twavuganye ituri ibihumbi 3. Ni gute uri kunci? Noneho ungize imbwa nyine ungize imbwa ntacyo nakoze nyine. Urimbwa 100%. Urimbwa se ubwimye kuri imbwa 1000. Umuntu w'umugabo gute kwishyura bimunanira hejuru ibinaya yakoze. Nari binuka nanjye nayo naguhaye icyo nzi n'ikindi gihe nindamuka ngarutse umva ikindi gihe cyo uzagaruka nzayikata kandi nzayiguhereza uyihekenye wa mgawe. Uzayikata? Nzayikata nyine. Ariko musigaye mwaribonye. Umva nciye umusaraba ndawurenze nayo nzigera nkuha kereka ahubwo ni wemera tukumvikana ukongera ukamituro yanjye nkayikora ikarangira kandi nkayikora nta muntu umagaze hejuru. Zirambwa z'abamotari zirirwa zagaze hejuru y'umuntu ngo zije gusambana. Ariko buriya kiriya gihe nuko narindi bizo wa motari agiye kumpa ifungo ya danje. Nge wari wabonye ibintu nari kugukorera bro. Wari kwita uvuga ati ndaya ntiyo ntiba. Nyine ndabyumva wabonye 3 byanjye nta mumaro bifite ari ugiye gukorera miliyoni se. Irambwa zo motari y'ibifite iki ko nta kintu nabo baba bifite bari abamotari ari uriya niyo atayamaze no gukora akazi neza bro umuntu akanaryoherwa kumbi wowe no kujya hejuru y'umuntu kamutobato utazi no kugira ikintu ukora gusa. Ngaho ngera umuhamagaro urebe ko ari n'ijana abona yaragize amahirwe yishe umuzungu bamuhaye tipu urumva ko ubu ngubu bakiyafite ahubwo reka nta kibazo niyo nta yagiye basaba yarananshimishije wowe wo gutobagura umuntu gusa wa mgawe. Ubu ushatse kuvuga ko igihe cyose tumaranye nta kintu nigeze nkukorera wowe? Reka na 3 bibure ni mu gihe buriya kwirirwa witatsa wagiraga ngo ndere amafaranga kugira ngo basi ndebe ko wagira kuraje nako naho ubundi n'ubundi kanze kubyuka. Umva nkubwire bajye bavuga ngo umutego ni umutindi. Umva nzagutega urusenda wandayawe. Umva nanjye ikindi gihe nzayica kandi uzayihekenya wa mgawe. Nari bino ubasha kuyibona uzayice. Icyo mama ushaka se amafaranga. Natwe tuzi ubwenge bro nubwo ubona tuba dushaka amafaranga natwe tuba tuzi ubwenge. Ikindi gihe wowe nuzi uzaze witeguye si ukuguhunjarika rimwe ukahita wizana se ubwo taje nkakaguhera ubuntu turebe kutazi. Ose urabona ndi ikigoryi yureka no kubimbwira ahubwo. Nejo ukahagera bro nejo. Dore aho ndi mana na satani babyumve sinzongera kukurongora wandayawe nciye umusaraba ndawurenze. Izi kurya ibintu idashoboye kwishyura. Umva se cyangwa ureke twumvikane. Reka twumvikane yego. Nta kibazo. Ibyo bintu byo kuvuga ngo uzangatera imboro ubikure mu mutwe wawe. Uranyishyura amafaranga yanjye ntuyanyishyura? Hano mfite ibihumbi 10. Ibihumbi bingahe 3 nkuremo. Ngiye kuzanya kwishyura nsigarana ibihumbi bingabona nsigaranye 7.
ngwino ndahita nanakongeza kandi na 7 ngiye kubigwa ntago ari uranyongeza ume n'andi matura 3 oya nako nta kibazo naribiza na yicu turakorera kuri buji rega n'ubundi sinzi ibintu biba byaguteye ubundi ujya uba umugabo rimwe na rimwe nibwo hari ahantu ujya ugera ukabimenya ariko ikindi tugiye kumvikanaho tutongera kubipfa hari abe nambwa y'umumotari ribuze kumagarara imbere nimba ari we nanjye ni wowe nanjye paka yanjye ashizemo neza ngataha nishimye amasaha ngahe nakubwiye ni kuri buje imwe igura 100 nishira ndahita ngenda ku mafaranga 7,000 shako mbise n'ubundi wandayawe ko nta muntu ujya kwemeza ko ari ukwirirwa ubwejagura witatsa ndabizi nawe ujya kwemeza niyo wazana buje 5 ubwo sinzi umuntu wakwemeje ubwo sinzi ibyo yari yanyweye ariko ngiye buriya kugira ngo ubyemere kugira ubyemere nimba nta muntu ujya kwemeza nge nshobora kukwemeza noneho wowe ngwino zana amafaranga deni ndabizi neza ko utaha wishimye turumvikanye ibyo kuvuga ngo ndagukatira imboro ndahita mbisubiza aho ndikuye none se shu yako ndakeka nyine ariko hakundi uracyanyara se yikubye 2 seriye tubibona nsange wanyweye amazi menshi nge mvumbukamo amazi azamuke sibyo nanjye nizeye ko uza kugitosa baba we tumye nyikumbura rega ntacyo twapfa ubu twapfa 3,000 koko rega ni uko ujya uzana ubuntu bw'ububwa nawe ubundi hari igihe uba umugabo oya ntabwo ari ububwa nge nagusobanuriye kabitera n'irambwa y'umumotari uzayinyereke buriya ningura imodoka irambwa y'umumotari nzayigonga ntari wowe ngwino iriya mbwa y'umumotari buriya nagiye nyikoraho iperereza nza no kuyimenya ngwino wowe uraza kwishima sawa shu Blazer Wanda